Ibihe byiza wakoze subscribe kuri Nyo TV show naho utarakora subscribe kingi kini gihe cyo kuba wakora subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro byacu tugira twa uploading byacu bya buri munsi. So ndakwinginze rero dukurikira ora video zacu, wowe sharinga video zacu, wowe ujya muri section comment kandika, wowe usangiza video abandi bantu badukurikira. Please making sure yuko wakoze subscribe. Numara ku making sure ko wakoze subscribe. Ubundi ujye ubasha kubona ibiganiro byacu. My friend, ndanyina mabwira iki ngiki gikurikira. Ushobora kumfasha none ukoze subscribe, sibyo? Tukazahurira mu buzima busanzwe ko nta wamenye ko bizagenda. By the way, dushobora guhura mu muhanda, dushobora guhurira mu mujyi, dushobora guhurira mu nzira, dushobora guhurira muri bus. Nta wamenye ko ejo bizabimeze. So, ndagira ngo rero mumfashe. Ikintu ngiye kuvugira hanga kuri uyu murongo wa YouTube. Nagira ngo mwese abantu badukurikira mukore subscribe. Niba mara gukora subscribe muramutanze uruhare rwanyu. Fasha mugenzi wawe wigendere. Ibikureba ubikore hanyuma ibindi nta wamenye ko ejo bizabimeze. Ejo ushobora kugufasha ntago mbizi. Uyu munsi rero nabonye inkuru ya trendinze hano kuri social media no kugena yibonyeho, sibyo? Ndashaka tuvuge kuri umuhanzi wacu wamenyekanye nka Ruhumuriza Jemus na pasiteri. Ntago ndi kwibuka izina ryiwe ariko nabonye banditse ko akora umurimo w'Imana muri Sweden. Mu by'ukuri King James n'uwo pasiteri bahananye amafaranga, ariko bahanana amafaranga ku buryo budafite inyandiko. Ari King James ntago yanditse, ari pasiteri nawe ntago yanditse. Mu by'ukuri bari abantu bari bafitanye ubushuti ndetse no kwizerana hagati yabo. Nuko rero uwo mupasiteri afata amafaranga muri banki muri Sweden, hanyuma ayahereza King James amadolari ibihumbi 30 by'idolari, miliyoni 30 z'idolari. Hanyuma ayamuha cash cyangwa se sinzi ubwo transaction bakoze, niba ari cash cyangwa se niba ari mu buryo bwa telefone cyangwa se niba yaramuzane mu rugo, I don't know, cyangwa se niba barakoze niba yaramusenyeshe ke nakajya kuyafata muri banki runaka, ibyo ntago mbizi. Gusa n'ukuri ndagira ngo twumvikane kuri iki kintu. Ubundi ni gutuba wizeye umuntu ugafata amafaranga miliyoni 30 ukazihereza umuntu akajya gukora business. Wenda tuvuge ko King James nta nubwo yarakeneye kurya mu mafaranga, kuko King James nawe ni umustar turamuzi hano mu gihugu cy'u Rwanda, afite amafaranga, afite n'uburyo wenda niba amafaranga niba yanahombye ayo mafaranga narashobora kwishyura nta wamenye, by the way, sibyo? Hanyuma rero bahanana amafaranga gutya, bashinga business y'uruganda rusya akawunga. Ndagira ngo iki ngiki tukivugaho neza tucyumvikane. Bakora business y'uruganda rusya akawunga. Wenda uwo mushinga pe bari bize ari umushinga mwiza cyane, kuko waruje kongerera umusaruro mu zindi nganda cyangwa se abaturage bari kurye kwigurira akawunga mu buryo budahenzwe, dore ko n'inganda tuzikeneye. Hanyuma rero business bakoze, business yabo iza guhomba. Ihombye, King James ya mafaranga ntiyabasha gusubiza ayo mafaranga yahombye wa mupasiteri. Wa mupasiteri yakishyuza King James ati nzakwishyura. Wa mupasiteri yakishyuza King James nzakwishyura. Ariko mu by'ukuri King James nta nubwo ari kumurya mu mafaranga, kurumva niba abushuti bari bafitanye kugeza ubwo bajya guhana mu mafaranga, ntago King James yari buzamurya mu mafaranga. Wenda nuko yagize amahirwe make wenda business ntiraninge, hanyuma wenda bagahomba, ariko King James ntago ari kumurya mu mafaranga. Hanyuma rero ubwo King James business iza guhomba, ihombye umugabo akishyuza. None kugeza ubwo ikibazo wa mugabo yaje kukijyana muri RIB, atanga ikirego cye avuga yuko yahaye Ruhumuriza James amafaranga agera kuri miliyoni 30 z'idolari, ariko amafaranga akatabashijwe kuyasubiza. Mu by'ukuri King James ntago yaguze ubwisho, ahubwo inzira zo kuyamuhanamo cyangwa se mu kwishyura mu buryo bw'ubushuti byanze. Uwo mugabo yifashisha RIB uko byagenda kose nabwo turabizi ko ni ubutabera bureberera inyungu z'umuturage cyangwa se akamaro k'umuturage. Wenda icyo kibazo cyabo baragikurikiye baranacyumva. Ejo bundi mu gihe cyashize rero uwo mugabo yandikira
ubundi buyobozi, urumva. Ariko urumva nyine ntago wamenye ibyabo. None rero ndagira ngo mbabaze, kiriya kibazo ari nkawe kibayeho wagisobanura gute, wakinjiramo gute? King James yavuze yuko kugira ngo azishyure amafaranga ari uko bazitabaza ubutabera. Kandi koko King James yavuze nibyo. King James ni umuntu ukuze, ntago yafata amafaranga angana gutyo ngo ajye kuyahereza umuntu wenda babajije kugira ngo n'utubazo tumwe na tumwe ayamuhereze kashi batahamagaye abayobozi ayatanga amafaranga n'abayobozi bahari. Mu by'ukuri rero King James akaba yarifuje ko ayo mafaranga yayatangira mu buyobozi, cyangwa se akavuga buryo ki amafaranga azishyurwa akoresheje ubuyobozi. Hari abantu rero batangiye kuvuga ngo King James ngo ni igisambo, King James ngo yabuze amafaranga yo kwishyura. My friend, King James ntabwo yabuze amafaranga yo kwishyura. Ntabwo imyaka maze akora tumuzi mu muziki, afite n'izindi business ku ruhande. Ntabwo James ari wabuze miliyoni 30 zo kwishyura, my friend. Urumva? Ahubwo King James we yashatse ngo ibintu bice mu buryo byagakwiye gucamo, ayo mafaranga yishyure, ariko yishyure hari abantu ejo cyangwa ejo bundi uwo mugabo atazagaruka akongera nanone akavuga ngo King James amfite amafaranga. Sibyo? Be serious ku mafaranga, be attention. Amafaranga aravuna, my friend. Iyo wana turara tugenda tukirirwa tugenda dushaka amafaranga, tugira te twirirwa tuvugana ku mirongo ya YouTube, sibyo? Na amafaranga tuba dukeneye. Urumva? Nje rero ndahugira ngo mpumurize abafana ba Ruhumuriza James. Nashaka kubabwira iki gikurikira. Please mugumye mukurikire King James ku ma social media yo akoresha, haba Twitter, haba Instagram, haba YouTube, haba TikTok, Facebook. Ukomeze mukurikire King James. King James ntago ari umuhemu. King James ikibazo yahuye nacyo nawe wahora nacyo muri business, ibyo ngibyo bibaho cyane, nundi wese yahura nacyo, urumva. Ariko ikibazo ndizira ko kizakemuka kandi kigakemuka neza, ubuyobozi buhabaye bikarangira. So ndagira ngo rero mbwire abantu badukurikira ahangaha, ndagira mbibutsa akantu kamwe, please making sure yuko wakoze subscribe. Making sure yuko wakoze subscribe, hanyuma wigendere. Mfasha none ejo ntawe uzamenya ko bizaba bimeze. Dushobora kuzahurira mu bundi buzima busanzwe, nkaho nagufasha cyangwa ngagukora ibindi bikorwa runaka, cyangwa se nkazafasha n'umwana wawe, si ngo nzafashe nawe, ngafasha n'undi muri famille yawe, cyangwa se nanone ngiye bagakomeza kumfasha. Tugira urukundo turusakaze mu bantu, sibyo? Murakoze cyane, ndabakunda. This is Nyayo TV show. Thank you so much.